Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda murakoze. Hagiye gukurikiraho gahunda yo gutanga impeta ku banyeshuri barangije amasomo. Jewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda murakoze. Turabasaba ko mwasubira mu byicaro byanyu. Mwakwicara murakoze Nyakubahwa Perezida. Abahawe ipeti rya gisirikare bagiye kuryambara, nyuma yaho akurikireho kwakira indahiro iri buyoborwe n'umushinjacyaha wa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Kasis! Bafsharasha! Prabana! Urjani Masha! Hinchap! Kasis! Bafsharasha! Comme un petit! Kasis! Comment ça?
bafise bashap kureba imbere buryo n'ibumoso hirya karasisi bafise basha indahiro njyewe ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko nzarinda igihugu ko nazemukiye Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubaha amabwiriza ya gisirikare atangwa hakurikijwe uruhererekane rw'ubuyobozi ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko. Karasisi funguro ora tugeze mu mwanya wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa perezida wa Repubulika. Be seated. Bayobozi b'igihugu cyacu mu nzego nkuru zacyo muri hano, abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano, hari abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda, ba ofisiye murangije amahugurwa, ababyeyi banyu bari hano n'inshuti zanyu, banyacyubahiro mwese abanyarwanda muri hano, nishimiye kuba ndi hamwe namwe muri uyu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku mugaragaro mu rwego rwa ofisiye aba barangije amahugurwa. Ndagira ngo kandi nshimire aba ofisiye bashya kuba barahisemo gukorera igihugu cyabo cy'u Rwanda mu ngabo z'igihugu no kuba barangije amasomo yabo neza. Ndashimira cyane n'abarimu babigishije mu bumenyi butandukanye. Ndagira ngo nanone nshimire ibihugu by'inshuti byafashije mu kwigisha abandi bafisiye nabo bamaze kurahira, barahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye. Ababyeyi namwe ndabashimira cyane kuba
mwarashyigikiye mukanashishikariza abana banyu guhitamo uyu mwuga. Aba ba ofisiye bamaze umwaka urenga hano mu masomo y'imyitozo n'imyitozo cyane intambara zirwanwa uko twe tubyumva mu Rwanda. Niyo umuntu akubujije amahoro mu byawe kandi ndetse akagushotora aganisha muri iyo nzira y'intambara, cyangwa se akoresha intambara muri ibyo byose yo kubuza uburenganzira, kubuza amahoro, kukubuza iterambere cyangwa no gusenya ibyo umaze kubaka. Dufite n'amateka twebwe yihariye, amateka yabuzemo ayo mahoro mvuga, akavamo gutakaza abanyarwanda benshi. Nubwo byinshi byakozwe n'abanyarwanda ubwabo, hari n'ababishyigikira n'ababihembera. ry'umukuru w'igihugu, twibutsa abadukurikiye ko ukomeje gukurikira umuhango wo kwinjira hashize iminota isaga 50. Ni igikorwa cyatangiwe na karasisi. Nyuma ya karasisi hagiye hatangwa amajambo mu buryo butandukanye, tukaba turi gukurikira ijambo ry'umukuru w'igihugu aho mukanya komoje ku mateka yabuzemo amahoro n'amateka y'u Rwanda. Ahangaha rero by'umwihariko akaba yarari kuvuga ku mateka yihariye y'igihugu cy'u Rwanda, ariyo atuma n'abasirikare bashya bagomba kunyura ku ntebe y'ishuri bagahabwa amahugurwa kandi mu nzego zitandukanye bagakarishya ubumenyi. Nibyo nkuko twabyumvaga mukuru abangaba baje gufata inshingano cyangwa se binjiye muri uwo mwuga bibuke aho amateka y'igihugu aturutse, bumve amateka ya RDF. Twabivuze na mbere uko iba RDF birumvikana habayeho RPA, ingabo za RPA zabohoye kino gihugu, zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Umukuru w'igihugu yabivuze aho miliyoni isaga y'abanyarwanda bishwe kubera ubuyobozi bubi. Birumvikana yanavuze ko ni ibikorwa byakozwe cyangwa se byagizwemo uruhare n'abanyarwanda, ariko nanone bari bashyigikiwe na bimwe mu bihugu byo hanze. Ariko umukuru w'igihugu ibi nanone biratugarutsa kuri rya jambo na mbere akiyoboye ingabo za RPA aho yavuze ko nicyo
twakwita ko ari umusingi w'icyama avugaga ni RPF, avuga ati ni igisirikare kigomba guherekeza ibikorwa byiza bya politiki, ibikorwa byiza biteza imbere igihugu, ibikorwa byiza byubaka. Abenshi twabuze twatakaje ntaho bari bahuriye n'uyu mwuga mvuga wo kwirinda cyangwa kurinda igihugu. Ndabivugira kugira ngo abantu banawutinyuke kurusha uko bawutinyuka. Uwo mwuga ntabwo urengera igihugu gusa, cyangwa iyo bivuze kurengera igihugu biba bivuze no kukurengera wowe ubwawe. Biguhaye uburyo wirinda ukarinda n'abandi. Naho ubundi kutawujyamo, kutawutinyuka ntibyakubuza hari uburyo bwinshi abantu batakaza ubuzima, ariko kuba watakaza ubuzima uri muri uyu mwuga ni ishema. Ni ishema rikurinda, rikarinda abawe, rikarinda abanyarwanda bose n'abandi batuye icyo gihugu cyacu. Maze ngo ntibizabe nk'ibyo ejo bundi navugaga, ntabwo dushaka kuzongera kubibona, ntibikabeho mu Rwanda twubaka. Aho muzi ko nababwiye hari amateka twanyuzemo, muzi kandi mwese n'abandi barayazi, aho abantu bapfuye bicwa n'abandi, bicwa na politike mbi, yaba yahemberewe hano mu gihugu cyacu cyangwa se ibyaturutse hanze. Aho umuntu yabazwaga guhitamo urupfu ari bupfe. Ahantu abantu bafite intwaro, baba abanyarwanda baba abanyamahanga, babaza utayifite, udafite intwaro, bakabaza umwana, bakabaza umukecuru, bakabaza umusaza, ndetse n'abasore n'inkumi benshi bakababaza icyo bahitamo kugira ngo buri cyo kibice. Igihugu iyo cyagezaho, cyangwa iyo cyagezaho kugira ngo kizongere kubona ibintu nk'ibyo, byaba ari ishyano. Ntabwo izi ngabo z'igihugu z'umwuga, ibyo zigishwa, ibyo zitozwa, amateka yacu, ntabwo yatwemerera ko byazongera kuba mu gihugu cyacu. Nizo nshingano mufite nk'ingabo z'igihugu. Ari mwebwe, ari abo musanze,
hari n'abandi bazaza. Ndetse mugakorana umutima. Sa na wa mukecuru natanzeho urugero ejo bundi, abari bamuhagaze hejuru bamubwira guhitamo urupfu ari bupfe. Icyo yahisemo yarabavumye, abaciriye mu maso. Umukecuru ni intwari. Nicyo gikwiriye kubaranga mwebwe n'abandi banyarwanda, kubaranga kwanga ubagaraguza agati cyangwa agatoki, ukabyanga ukabirwanya. Urupfu rero abanyarwanda bakwiye guhitamo gupfa ni ugupfa bahangana n'ubazanaho urwo rupfu. Bose mbisubiramo kenshi, ariko ni umuco dukwiriye kugira. Mukora, ntabwo mukora ibyo mwahuguye mwigishijwe gusa, mukora n'iby'umutima n'ubwenge bwanyu bibabwira kwanga agasuzuguro, kwanga ubugwari, kwanga ububwa. Bapfira ukuri, bapfira agaciro ubuzima bwawe ukwiriye kuba ubuha. Ukuzanyeho ibyo ndetse kenshi akicuza icyatumye abikora. Nizo ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Nicyo mwebwe muri izi ngabo n'abandi mukomokamo bakwiriye kuba bafite uwo mutima. Rwose ibyo navuga nkwiye gusubiramo, ubazanaho intambara akabyicuza. Nagira ngo rero mbifurize ubuzima bwiza, muzakomeze kugira discipline iranga ingabo zacu, ingabo z'igihugu, RDF, kuko iyo discipline, ubwo bwitange n'ubushobozi
ntabwo ari mwe biranga gusa nk'abantu buri umwe ku giti cye, biranga n'igihugu. Yibuka ko akazi kose uriho, haba hano mu gihugu, haba hanze, haba aho ingabo z'igihugu RDF ziri zikorera mu miryango mpuzamahanga, gutanga umutekano n'ahandi, ibi byose bijye bibagaragaraho nk'uko bisanzwe. Mbifurije rero ishya n'ihirwe, muzagira akazi keza, muzagire n'ubuzima bwiza. Murakoze cyane kunyumva.